nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Omar TV show. That's your boy Mr. Omar Mutwara Sibonyawe. Ni wa muhungu w'abanyarwanda, wa muhungu ukunzwe hakurya iyo nino, ndetse ni wa muhungu ukugezaho amakuru agiye atandukanye ari gutrendinga muri iyi minsi. Nshuti bakunzi ba Omar TV show, niba wageze kuri iyi sibo rwose komereza aho ngaho uri mu maboko mazima, ndetse ukande subscribe niba utarabikoze, kanda like, ukore share, ushyireho comment kugira ngo dukomeze tubane. Rero amakuru y'uyu munsi, Yampano uzwi cyane mu muziki w'u Rwanda, Yampano uwo rizagwira, akaba afitanye ikibazo n'uwitwa Marina Deborah. Aya makuru turaje yose tuyacemo, turebe icyo bapfa, turebe umuzi w'ikibazo, turebe icyateye ibi bibazo, n'aya magambo bari guterana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, ugasanga unyuze ahangaha ni Marina, unyuze ahangaha ni Yampano uri kugenda avuga kuri mugenzi we mu by'ukuri mu buryo budashimishije cyangwa se mu buryo buteza urubwa mugenzi we. Ikibazo bafitanye ni ikihe? Ese abanyamakuru bagiye babishyiraho, babikoraho ibiganiro, bamwe bashyiramo umunyu, bashyiramo ibikabyo, bo ni bande? Turaje byose tubirebere hamwe, ndetse tunabikurikirane neza cyane, turebe inkomoko, amavu n'amavuko y'ikibazo bafitanye. Nk'uko rero twari tubivuze, Marina Deborah na uwo rizagwira Floriye cyangwa se uzwi mu muziki nka Yampano wa Boy, bafitanye ikibazo mu by'ukuri kimaze iminsi kigenda kivugwaho n'abanyamakuru bagiye batandukanye, bamwe babatumira, abandi babahamagara kuri telefone bababaza ikibazo baba bafitanye. Mu by'ukuri ikibazo cya Marina na uwo rizagwira Floriye cyangwa se Yampano mumenyereye cyane, mwakunze no mu ndirimbo yitwa Ngo. Ikibazo bafitanye cyaturutse ku ndirimbo bakoranye indirimbo yitwa Urw'agahararo, indirimbo rwose yari imaze gukundwa n'abatari bake mu Rwanda, indirimbo igihe gito yamaze kuri channel cyangwa se ku muyoboro wa YouTube wa Yampano, yari imaze gutrendinga, yari imaze kugenda hirya no hino yigarurira imitima ya benshi cyane. Murabizi uyu muhungu ubwo ntabwo ajya akora indirimbo muri ino minsi ngo ibure gukundwa, ibure no kuba yaryohera amatwi y'abayumva. Rero muti byagenze biti? Rero wenda turifashisha amagambo y'ikiganiro Yampano yakoreye mu kiganiro yakoreye ku Nyarwanda, aho umunyamakuru yari ari kumubaza ibintu bigiye bitandukanye, nuko agera kubwo amubaza ati ese kubera iki wise Marina Sekibi? Undi arasobanura ati byaturutse ku ndirimbo twakoranye, twumvikanye mu by'ukuri haza kubamo kugorana. Iriya ndirimbo nari narayimaranye igihe kingana n'umwaka urenga ntegereje yuko nzabona Marina kugira ngo abe ari we ushyiramo ririya jwi. Ati numvaga ari we muntu wenyine ushobora gusoundinga neza muri iriya ndirimbo. Ati ndamwaprokinga umwaka ushize, ati arambwira ati nta mwanya afite, ndabyihanganira rwose, ndatuza ndamwihorera, ntegereza igihe kizaba ari icyanyacyo kugira ngo dukore iyo ndirimbo. Bibutsa yuko aya magambo ndi kuvuga ni amagambo yavuzwe na Yampano, ikiganiro kiri ku Nyarwanda, mwajyaho mukakireba. Nuko arakomeza aravuga ati ikindi gihe muhamagaye urumva haraciyeho nk'umwaka, Marina arambwira ati oke nta kibazo, mwohereza tike araza dukora indirimbo. Ati ikibazo kiza kuba video yayo. Marina arambwira ati indirimbo tuzayisohore ari uko ifite video. Nanjye nkabwani rero
ubushobozi bwa video ni ikibazo. Ati kugira ngo ngewe mpite mbona ubushobozi bwo kuba nakora video birangoye, ahubwo reka indirimbo tubanze tuyishyire ahagaragara abantu babanze bayimenye, and then tuzabone kugira iki, tuzabone gukora video yayo. Marina ntiyabyumva neza, ntibabyumvikanaho, ahubwo Marina ahita aha ya mpano management kugira ngo ya mpano we yivuganire na management ya Marina. Nuko rero niko byagenze. Marina ya mpano aravuga ati njyewe Marina amaze kumpa management ye ngo tuvugane, nta kintu nongeye kuvugana nande na Marina. Umunyamakuru amubaza ati se byaturutse nyine kugira ngo mwite Sekibi? Ati njyewe indirimbo numvise bari kungora ngo barashaka na video yayo, ati kuko indirimbo yari iyanjye njye wari wayikozeho byose, mpita mfata umwanzuro wo kuyauploadinga nyishyira hehe, kuri platform yanjye kuri YouTube nyishyiraho. Ugeze aho ngaho wakumva ya mpano nta kibazo afite, aho ngaho uhageze wakumva ya mpano mu by'ukuri kuko ni indirimbo yariye, wakumva nta kibazo kirimo. Nuko arakomeza aravuga ati ubwo ngubwo Marina nibwo nari ndi kuva mu kiganiro kwa Irene, ubwo njya kumva umuntu ushinzwe kunyaprodingira projet zanjye, arambwira ati uzi yuko Marina yakuripotinze indirimbo bakayikura kuri channel. Ati ngiyeho nsanga indirimbo koko bayikuye. Ndamubaza ni wabonye neza ko ari Marina? Ati niwe email ni undi. Ati numva birancanze. Ati mpita mwandikira message nabwane wa mama we, wa mubyeyi we, uri Sekibi? Ati uri Sekibi rwose. Niko guhera havuga ati njyewe impamvu Marina namwise Sekibi nuko mu by'ukuri nta mana ishobora kuba yakugenderera igutere gukora nka biriya bintu Marina yakoze. Ati biriya rwose ni umwuka wa Sekibi, hariya Sekibi iba yakwinjiyemo. Ayo magambo mu by'ukuri ni amagambo atarashimishije benshi, ni amagambo atarashimishije bamwe mu nshuti za ya mpano, ndetse na bamwe mu bakunzi n'abafana ba Marina bavuga ati iki gipeti kije ejo, iki gipeti kije rwose mu kanya gato, ati nicyo gitangiye kuba gikomeje kugenda kigira gutya, ati kizamura. Ati aherutse kuvuga yuko atazi Bruce Melody, none natwe ari kutuvugira umuntu wacu yuko ngo ari Sekibi. Nuko mu kiganiro kindi cyaje gukurikiraho ariko kitaraba, Marina yahise afata ayo magambo ya mpano ayakorera challenge kuri TikTok, arabyauploadinga, nabyo biba inkuru. Ati se Marina kubera iki rwose ibi bintu bitatumye areacting? Ariko Marina ni umuhanzi mukuru, Marina ni umuhanzi uba amaze igihe muri no industry, abashaka no ko ati ushobora gusanga kiriya gipeti wenda hari kiri kumfatiraho hit, ariko abandi nabo bakavuga bati ahubwo se ko ya mpano nubwo akiri umuhanzi uri kuzamuka, ahubwo ko bamwe mu bahanzi bamaze igihe yaba ari no kubarusha hit. Mu by'ukuri ayo rero ni amagambo ari mu bantu bagiye batandukanye. Gusa reka twigire ku magambo nawe Marina yavuze. Mu by'ukuri byamubabaje cyane, byamurakaje ukuntu umuntu yifata akaba yamwita Sekibi, kandi mu by'ukuri iyo ndirimbo nawe kuva harimo amajwi ye yari ayifiteho uburenganzira. Mu kiganiro Marina na management ye bakoranye n'umutipe witwa AB Godwin, usibye yuko rwose Godwin nawe nta bunyamwuga yashyizemo cyane. Iyo turi mu bibazo nk'ibi by'abantu nk'aba ngaba ari famous baba star nk'uku, mu by'ukuri twirinda gufata uruhande cyane, wenda nkawe nk'umuntu uba uri gutanga amakuru ku muntu cyangwa ku kintu runaka, wirinda gufata uruhande kugira ngo hato udasanga wabogamye bikaba byakica akazi, bikaba byakica umwuga wawe. Nuko
AB Godwin ubundi yatangiye avuga yuko iriya ndirimbo Urw'agahararo atari iya ya mpano, ahubwo ya mpano nawe hari umwana ngo yayibye, noneho asaba Marina yuko bayikorana nka project, ariko Marina aza atazi source, atazi inkomoko y'iriya ndirimbo. Rero AB Godwin akantu navuze yuko mu by'ukuri nawe ashobora kuba yarakabijemo cyane gufata uruhande, ni akantu ko kuvuga ngo ya mpano ngo buriya ngo ni umugabo mukuru, ngo ya mpano ngo kuriya mumubona ngo ni umugabo mukuru rwose, ngo ngafite ngo n'umwana ngo w'umumotari, ngo w'umumotari hano mu mujyi wa Kigali, ngo umwana we ngafite ngo imyaka 20. Ukareba ya mpano ushobora kuba afite umwana w'imyaka 20, ahubwo nawe wagira ngo niyo myaka yifitiye ukurikije ukuntu uba umubona, ukabona yuko ni ibintu mu by'ukuri biba byajemo akantu ko gusebanya, cyangwa se no kugira ngo umuntu azamuke, no kugira ngo umuntu kumenyekana ko kwiyongere, ariko mu by'ukuri ikigaragara cyo n'ukuri guhari n'abantu bazi ya mpano. Ya mpano ni uko we nk'uko yivugiye kuri MIE kwa Irene, ntago afite umwana waba ungana gutyo, ahubwo we nuko abacanga abantu akababwira yuko we afite umwana, afite n'umugore, ariko akabizanamo za mvugo z'ubusizi, ati numbona ndi uwo rizagwira Floriye, ati nzaba nta mugore mfite, ati ariko numbona ndi wa boy uzansanga mfite umugore. Ukumva ni utuntu two gucanga no gucabiranya abantu kugira ngo abantu ntibamenye izawe. Nuko AB Godwin ahamagara management ya Marina, ndetse Marina yari ari kumwe n'iyo management ye, barabyiyemerera, bemera yuko indirimbo aribo bayisibishije ku mpamvu batanze z'uko batumvikanye na ya mpano, kandi izo mpamvu batanze na ya mpano nizo yari yavuze ku Nyarwanda. Mu by'ukuri bisa nk'aho izo mpamvu bazihuje, ahubwo icyo batahuje ni ukubyumvikanaho kugira ngo bemeranye niba bashobora kuba basohora iyo ndirimbo, cyangwa se bashobora kuba bataba bayisohora. Ikintu cya mbere cyatumye indirimbo idasohoka nka video ni uko ngo amafaranga baciye ya mpano yari amafaranga menshi yo gukoresha umusatsi, yo gukoresha makeup n'ibindi bintu by'imyambarire n'iki, kugira ngo video isohoke imeze neza ikeye. Marina amuca amafaranga 200,000. Waboy amubwira ko ari menshi, amubwira ati se sinago 80,000, undi ati ntago bishoboka. Ikindi nk'uko Marina we yavuze abwira AB Godwin, we yavuze yuko ari bwo buryo bwe akipingamo akazi ke, ati njye nibwo buryo bwanjye nkoramo akazi kanjye, ati kudasohora audio, ati nuko niko nabishakaga, ati njye nashakaga yuko hasohoka na video. Nuko ibibazo rero bya ya mpano na Marina nuko nguko bihagaze. Mu by'ukuri ikigaragara cyo nuko hatabayeho kwiyunga yazaba bifu y'igihe kirekire, cyane ko nka ya mpano we ubwe yavuze ati yaransibishirije indirimbo kuri YouTube, ansibishiriza na EP, hariho izindi ndirimbo zari ziri kumwe n'iyo ngiyo, nabyo YouTube ibirangira byose ibisibiye rimwe. Ikindi aravuga ati njyewe iriya ndirimbo nta nubwo nkiyikeneye, ati njye ntago nkiyikeneye, ati ni ukubera yuko njye nagiraga ngo nerekane yuko ngomba kuba nakoranye na Marina. Undi nawe umunyamakuru amubaza ati se buriya waba warigaragazaga se? Undi avuga ati oya, ati njye nashakaga kugaragariza abantu ko no gukorana na Marina byashoboka, kandi twarakoranye n'indirimbo irasohoka, ati nubwo abantu batazongera kuyumva kuri YouTube yanjye, ati ariko ubwo hari n'ahandi zigiye ziri, ntago abantu bazabura kuba bagira iki bayumva. Mu by'ukuri andi magambo agiye atandukanye agenda avugwa n'abantu, mu by'ukuri ni abantu baba bagira ngo bikorere inkuru, bibonere ama views, cyangwa se babe
bahitinga mu buryo bumwe cyangwa ubundi basahuriye mu nduru, ariko ayo niyo magambo abahanzi bo ubwabo bagiye bagira iki bikoreshereza. Ikiganiro kibivugaho cya ya mpano wagisanga kuri ku Nyarwanda, naho ikiganiro cya Marina Deborah wagisanga kwa AB Godwin. Hose ukagenda ibyo biganiro ukabyumva. Nawe nk'umukunzi wa Omar TV Show uri umuntu mukuru, ukaba wacanguramo ibyiza cyangwa se wacanguramo ibishyashya. Aba bose ni abahanzi bari gukora, aba bose ni abahanzi mu by'ukuri bakunzwe. Ya mpano ni umuhanzi Young Generation, ndetse na Marina ni Young Generation, ariko Marina we ni Grand Sœur wa ya mpano, kuko Marina we yaje mbereho ya mpano. Rero bakunzi ba Omar TV Show, ibiganiro kuri Omar TV Show nakagaruka. Njye ndi Mr Omar Mutwara sibo nyawe, wa muhungu w'Abanyarwanda, wa muhungu ukubitira hamwe akumvikana hose nk'inkuba. Murakoze cyane.